nongeye kugaruka kandi imbere yanyu abakunzi ba Anaweza bakumbuye bazaniye ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, inkuru nziza, kandi ndashima Imana ko murikunda. Hallelujah. Umwami Imana abaha umugisha. Turabashuje muri studio za Anaweza. Uwiteka bishimire, abahire muri byose. Hallelujah. Uyu ni wa mwanya kandi mwiza w'umugisha wo kubona umutsima w'ubugingo udufasha ukadukomeza muri runo rugendo turimo. Uwiteka abaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Nyiringabo Imana, umuremyi wacu waturemye udukunze, twitayeho ukaturema mu ishusho yawe Mwami Imana, tukaba turi abana bawe bwite. Turagushima ko turi abana bawe waremye ukadutaka, ukaturema mu buryo butandukanye n'ibindi biremwa. Warakoze kudukunda Mana, warakoze kuduha agaciro, ukaturutisha ibindi byose mukunzi mwiza, murengezi wacu, mubyeyi wacu, nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Turakunezerewe rero kandi umwanya mwiza uduhaye kuganira ku ijambo ryawe. Nuzubane natwe Mwami, uterane natwe. Tutagufite, tutari kumwe nawe, ntabwo twashobora. Bana natwe, tangirane natwe, uze gusozanya natwe. Turakwiyeguriye, twegura imitima yacu, ubwenge bwacu n'ubumenyi bwacu. Ntacyo dushoboye atari wowe, haba na kimwe Mwami Imana. Ariko uri kumwe natwe tubasha gukora iby'ubutwari. Mwuka wera w'Imana nk'uko bisanzwe, ni wowe ubana natwe ukatubera umufasha mu bihe byose. Bana natwe rero tugira ibihe byiza. Abakunzi ba Anaweza bose bagubwe neza mu kubaho kwawe, kandi bose ubiteho, ubarengere, ubitwararike Mana. Nukuri babona ineza yawe muri byose. Izina ryawe nirishimwe. Turagusenze, tugusaba kandi tugushimira ko utajya udusiga kandi utatureka, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Haleluya. Barikiwe sana sana sana. Nkumbuye kubwiriza mu Giswahili. Bene data bo hakurya basigaye bahomba koko nkuze kubwiriza mu Kinyarwanda. Abanyarwanda barambwiye bati iyo ubwirije mu Giswahili ntabwo twumva, kandi ijya kurisha ihera ku rugo rumva. Mba ngira ngo bene wacu bagubwe neza mu ijambo ry'Imana. Ariko hari abandi babihombeye, muzajya ndeba uko mbikora byose, Umwami Imana azanshoboza. Haleluya. Yes, tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe hafi aho. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana ryiza. Ijambo ry'Imana riba ari ryiza. Buri munsi ryo tuzana riba ari ryiza, koko iba ari impamba y'uwo munsi, riba ari ifunguro ry'uwo munsi. Kandi nawe iyo utekera abana bawe, ubatekera ibiryo byiza se, kandi ukagambira ko uwo munsi barya ibyiza kuruta ibyo bariye ejo. N'Umwami wacu rero nuko ubu ibyo twariye ejo byari byiza, koko twabiriye ku munsi w'ejo. Ibi bya none nabyo ni byiza kubera uyu munsi wa none, birimo intungamubiri zigendanye n'uyu munsi. Haleluya. Birimo inkomezi zigendanye n'uyu munsi. Ibyo kurya by'uyu munsi ni byiza. Ngaho rero itegure kurya. Ushonje itegure kurya, Umwami Imana agiye kuguhaza. Haleluya. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rero riri mu gitabo cya Samueli, ariko umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uyu munsi uravuga ngo ibyananiye abandi, wowe uzabishobora kubera Imana. Haleluya. Ibyananiye abandi, wowe uzabishobora kubera Imana. Hari byinshi byananiye abandi. Hari ababona bikomeye, hari ababona bidashoboka, hari ababona bitavamo. Ariko wowe uzabishobora kubera Imana. Ibyo biteye abandi ubwoba, ibyo bibahagaritse umutima, ibyo bituma badasinzira, ibyo ngibyo bibabujije amahoro, bikaba bibateye gucogora no kunanirwa, wowe uzabishobora kubera Imana. Erega wowe uri intwari, kandi Imana yawe irashoboye. Wowe rero uzabishobora ibyo byananiye abandi kubera Imana. Haleluya, haleluya. Bya bindi wabonaga bikomeye, bya bindi Satani yakwerekaga ko utazashobora, bya bindi abantu bakubwiraga ngo ntuzanagerageze ntibyakunda, natwe twaragerageje biranga. Babwire ngo jyewe nzabishobora kubera Imana. Yesu ashimwe. N'ibyo wari waratinye gukora, izera Imana, ugenda ubikora, uzabishobora kubera Imana. Gira kwizera, gira gushira amanga. Ibyo byari bikunaniye, ibyo byari byaragucanze, ubona abandi bajya banira, ewe uracuruza, ntabwo nta kigenda. Abantu bose baracuruje byaranze, hari ahantu ntawe uhakorera ngo bitungane, ntabwo bizavamo. Babwira uti jyewe nzabishobora kubera Imana. Ibyo byananiye abandi, jyewe nzabishobora kubera Imana iri muri jyewe. Kandi koko uzabishobora. Niwizera uzabishobora kubera Imana. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice byaho 17, duhere ku murongo waho wa 33. Ngo Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, koko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Yesu ashimwe cyane. Umva uko Dawidi yamushubije. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Haleluya. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abasomyi ba Bibiliya muzi inkuru za Goliyati n'Abisirayeli, mukongera kumenya inkuru za Goliyati na Dawidi, yuko Dawidi ari we wishe Goliyati. Goliyati yari Umufilisitiya wahagurukiye kurwanya Abisirayeli. Icyo gihe Abisirayeli bari bafitanye amacakubiri hagati yabo n'Abafilisitiya. Abafilisitiya barwanya Abisirayeli, kandi mu bigaragara bari barabanesheje, bari babamereye nabi. Ngo harimo igihanga, mbega ikigabo kitabashwa cy'igihangange cyitwaga Goliyati. Goliyati ngo yari yarabayogoje, yarabamereye nabi. Icyo gihe ngo bari baragiye ku rugamba, Sawuli niwe wari umwami, ajyana n'abasore bose bari muri icyo gihugu. Abafite imbaraga bose, abakuze bose, bagaragara ko ari abasore bajya ku rugamba. Nawe urabizi, iyo hateye intambara abasore nibo bajya ku rugamba. Turabizi natwe uko byagenze, ukuntu abasore, basaza bacu, barumuna bacu bagiye ku rugamba. Abasore rero igihe cyose kuko ari bo bafite imbaraga nibo bajya ku rugamba. Sawuli rero n'abasore bose bo muri kiriya gihugu bari baragiye ku rugamba, baragiye kurwanya Abafilisitiya. Haleluya. Ariko ngo harimo uwo mugabo, icyo gihanda cyitwa Dawidi, yari yarabateye ubwoba, yarabahahamuye. Noneho ngo Sawuli n'abo basore bose bagezeyo baterwa ubwoba, bakurwa umutima na Goliyati. Bareba uko ahagaze, uko areshya, uko yambaye, uko agenda, iterabwoba afite, ngo bagahamuka bose, ngo bakihisha. Yesu ashimwe cyane. Urabona iyo abantu biremeye urugamba kurwana, bamwe baba bari hakurya, abandi bari hakuno. Noneho rero ngo abari hakurya, Abafilisitiya bari hakurya, ngo bagahagarara bakiyamirira, bakavuga amagambo, bakabatera ubwoba, bakabatuka, bakabacyurira, mbega iterabwoba, kwa kundi Satani atera ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo aguce intege, ya majwi ya Satani aguca intege, agutera ubwoba, guhahamura. N'Abafilisitiya nuko bari bamereye Abisirayeli, ngo bagahagarara hakurya, ngo bakababwira, ngaho nimutinyuke, ninde watinyuka kurwana natwe, uyu munsi turabica. Mbega bakababwira amagambo yose y'iterabwoba atuma Abisirayeli bahamuka. Ngo bagasubira mu bwihisho, bakagenda bakihisha, bavuga bati, kira kigabo noneho kiraturamgiza. Yesu ashimwe cyane. Mbega bose bakihisha, ari Sawuli, ari nabo bajyanye ku rugamba, hakabura n'umutinyuka kujya guhangara Goliyati, kujya guhangara Abafilisitiya, kubera iyo ntwari yari muri bo yitwaga Goliyati. Haleluya. Noneho ngo urugamba mbese rubaho, habura uwatinyuka ngo agende. Buri munsi Goliyati akaza akiyamirira, akabacyurira, akabatuka, akabasuzugura, akabatuka ku Mana yabo, akayitesha agaciro, bagatinya. Yesu ashimwe cyane. Noneho Dawidi ngo yari umuhererezi muri bene se, mu bana ba Yesayi. Igihe kimwe se ngo aramutuma ati, genda ujye kugemurira abakuru bawe. Dawidi ubundi ngo yiberaga mu ntama, yaragiraga intama za se. Ariko icyo gihe se aramutuma ati, genda ugemurire bakuru bawe.
bamaze igihe ku rugamba barashonje genda ubagemurira amuhingemo ngo ashyire bakuru be. Noneho Dawidi ahageze ahurirana na Goliyati yaje n'abafilisitiya bari mbega biyamirira babatuka babasuzugura babakerensa babatuka ku Mana yabo bayitesha agaciro. Dawidi ngo arabyumva aravuga ati uyu muntu utinyuka gutuka Imana yacu ninde? Ngo arareba abona Abisirayeli bose bahiye ubwo babona abasore bahamutse abona abakuru be ntacyo bakora n'abandi basore bose ntacyo bakora abona Sawuli ari hariya bose mbese bishwe n'ubwoba barahinda umushyitsi. Ntawe utinyuka gusubiza Goliyati, ntawe utinyuka gufata intwaro ngo asange abafilisitiya basatire bajye kurwana, bose ngo barahiye ubwoba. Kira ngo bimutera ubwoba ati aba abantu baje ku rugamba cyangwa baje gukora iki? Dawidi aravuga ati ngiye kurwana n'uyu mufilisitiya utinyuka gutuka Imana ya Isirayeli, yewe ntago ndi bubyihanganira. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, jya uhagarara udefande izina ry'Imana yawe, ntukemere abantu batuka Imana yawe. Niwumva abantu bavuga Imana nabi bayisuzugura bayitesha agaciro, jya uvugana nabo uganire nabo ubahugure ubagire inama, ntukabyemere. Ntuzajye guhangana nabo ngo murwane kuko atari urugamba rw'inyama n'amaraso. Wowe jya ubaganiriza ubabwire ijambo ry'Imana, nibabyanga ugerekeho kubasengera. Yesu ashimwe cyane. Ugira ishyaka ry'Imana yawe. Haleluya. Ariko Dawidi yari intwari, yari yarabonye Imana yagiye ibana nawe. Noneho ngo aravuga ati ngiye kurwana nawe. Ngo baragenda babwira Sawuli bati hari akana kaje kagiye muri bakuru bako karavuze ngo ko ntago kari bwihanganire kumva umuntu utuka Imana ya Isirayeli ngo kagiye kurwana nayo na Goliyati. Sawuli aravuga ati uwo mwana nuwo kwande, uwo mwana ameze atarangana ate? Baramumushyira ajya kureba umwami, asanga umwami akabonye ngo abana n'agahungu gato yatewe n'iby'ubwana kavuga. Mwumvise ukuntu yakabwiye. Noneho ngo bakuru be barababara bati akangaka karashaka kujya kwishyira imbere gapfe. Bakuru nyine ba Dawidi koko bari bahari bagira ubwo baravuga ati aka karumuna kacu karajya gupfa, twebwe twananiwe turi bakuru, abasore bose bo muri Isirayeli bananiwe, akandi ko kajya kubishobora. Hari ibyo uzashobora byananiye abandi kubera Imana yawe. Haleluya. Guma wizera Imana ugumemo, korera Imana uzabishobora. Ibyo byananiye abandi wowe uzabishobora kubera Imana yawe. Haleluya. Noneho bamushyira Sawuli. Sawuli akarebye abona n'agahungu gato, yabona n'akana gato ati atu kase kakora iki? N'iby'ubwana gusa kivugira nta na kimwe kakora. Yesu ashimwe cyane. Abantu ntibakakerensa Imana ikurimo. Imana yawe ni wowe uzi imbaraga zayo, ni wowe uzi uko wagendanye nayo, ni wowe uzi aho yagukuye, ni wowe uzi ibyo yagukoreye. Haleluya. Jya uzirikana ibyo Imana yagukoreye bizajya bigutera imbaraga zo kunesha urugamba. Haleluya. Noneho bamushyiriye Sawuli, umva uko Sawuli yamubwiye, tubisubiremo ubyumve. Ngo Sawuli asubiza Dawidi ati ariko reka duhere hano haruguru di. Reka tukomereze kuri ngo maze Dawidi, duhere ku murongo wa 26 nibwo uri bubyumve neza. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica uwo mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bate? Twerabonaga abandi batinye. Mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Uri muntu ki utinyuka gutuka Imana yacu ataranakebwe? Hari umupagane gatinyuka gutuka Imana yacu, uwo ni muntu nyabaki? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abantu baramusubiza bati uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Mbega bamubwira ibyo bazamugororera. Umuntu uzica Goliyati agakura igitutsi kuri Isirayeli. Haleluya. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Kuko Dawidi nyine yari umushumba w'intama, yaragiraga intama. Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Urumva aramuca intege, ariko yari afite n'ubwoba ko murumuna we nagenda bamwica. 29 Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Mbega amubaza ati uzakura igitutsi kuri Isirayeli bazamugororera iki? Haleluya.
abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Mbega ugiye hari inyuma wakumva icyo bamushubije. Bamubwira yuko uzica Goliyati bazamushyingira umukobwa w'umwami, bamubwira byinshi azagororerwa. Reka tuhasome naho. Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, bavuga nyine Umufilisitiya uzamutse kuza kubatuka no gutuka Imana yabo. Ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Ibyo nibyo bihembo yagombaga kubona Dawidi, cyangwa uwari kwica Goliyati ari we wese. Kumushyingira umukobwa we, guha inzu ya se umudendezo, bagahabwa agaciro n'icyubahiro, kandi akabona n'ubutunzi bwinshi. Haleluya. Umurongo wa 29 nashatse gusoma hose kugira ngo twumve inkuru neza ya Dawidi uko yabajije n'ibyo bamushubije. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize nasubiza mukuru we nyine wamucaga intege kugira ngo atajya kurwana. Aho nta yindi mpamvu, amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza nk'ubwa mbere. Dawidi amenya igihembo azabona. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli. Abyumvise aramutumira, bajya kuyabwira umwami nyine. Ati hari agahungu gashaka gutinyuka kurwanya Goliyati, kandi turabona gashize amanga. Bamujyana kwa Sawuli, bamushyira Sawuli. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli akarebye abona yato nikazi ibyo karimo n'akana. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayitsakira akananwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera avuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza n'uwo Mufilisitiya, azankiza n'amaboko y'uwo Mufilisitiya. Dawidi yibuka imbaraga z'Imana, yibuka ko igihe yaragiraga intama za se hazaga idubu ije gutwara umwana w'intama, akayicakira akayifata akananwa akayambura wa mwana, idubu yavaho hakaza intare nayo nuko akayirwanya akayambura umwana w'intama. Yibuka ko Imana yabanye nawe, idubu ntizimwice, akazirwanya akazica zishaka kurya umwana w'intama, intare akazica. Aravuga ati, ariko zambaraga ko zitari izanjye, ko ari Imana yabanye nanjye, ngewe nkajya nica intare ndi jyenyine nkica idubu. Imana irananirwa uyu Mufilisitiya utakebwe uza gutuka Imana yacu? Oya, Imana yabanye nanjye kirya gihe irongera ibane nanjye. Aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'idubu no mu nzara z'intare, arankiza n'amaboko y'uyu Mufilisitiya utakebwe, arandokora. Yibuka imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dawidi yiyemeza kurwana. Sawuli aramubwira ati, ngaho genda, ngaho genda. Amwambika imyenda ye, amushyiraho amwambika ibyuma byo kugira ngo byo kurwana, amwambika umukandara. Dawidi ngo agerageza kubigenderamo biramunanira. Avuga ati, ibisimba imenyere, jya ukorera Imana uko wamenyere, ntihakagire umuntu uguca intege. kandi ikindi, jya urwana urugamba urimo uyu munsi wibuka Imana yakunesheshereje ubushize, bizajya bigutera gushobora. Ikigeragezo kiri imbere yawe uyu munsi ntabwo kiruta icyo wanyuzemo. Imana yatumye unesha kiriya, niyo iri buguha imbaraga zo kunesha uyu munsi. Ko Dawidi yaravuze ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'idubu n'intare, arandokora no mu maboko y'Umufilisitiya udakebwe. Uyu Mufilisitiya arapfa nk'imwe muri za ntare cyangwa za dubu nishe. Imbaraga z'Imana yawe iyo uzibutse bigutera kunesha ikigeragezo urimo uyu munsi. Niko byagenze. Haleluya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya araza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uranga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba.
Haleluya. Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe ngutiye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga. Haleluya. Dawidi hano yarataga imbaraga z'Imana ye, atunteranye icumu n'uducumu, ariko jyewe ngutiye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nguce igihanga nkwice. Umufilisitiya yari yamusuzuguye, abona ari agasore ngo kumugenda, aravuga ati mu Bisirayeli habuze igihangange cyaza kurwana nanjye, banyohereje aka gahungu aza ngo agakwena mu izina ry'Imana yako. Karamubwira kati ntabwo uzi Imana yanjye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome hano. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Uko niko Dawidi yabwiye umufilisitiya. Yari afite kwizera Imana ye. Nuko umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirekera, arikocora umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo, yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari afite. Haleluya. Nakubwiye ngo ibyananiye abandi wowe uzabishobora kubera Imana yawe. Umuhungu mutoya Dawidi, agahungu gatoya, kanesha Goliyati wari warayogoje igihugu cya Isirayeli, yarababujije amahwemo, ahora bakerensa abatuka ku Mana yabo, bakananirwa, bagatinya, bagahamuka, bakajya kwihisha, bakajya mu myobo kwihisha. Bari bamaze igihe ku rugamba rwarabuze gica, baratinye. Dawidi agiye kubagemurira akana gatoya, kumvise atuka Imana yabo. Kibuka Imana yakarwaniraga mu ishyamba karagiye intama zase, kibuka ko kishe idubu, kibuka ko kishe intare, karavuga kati ziriya mbaraga ntabwo zari izanjye, n'Imana yabanye nanjye. Bya bindi byose wanesheje buriya no kubera Imana. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya yuko imbaraga z'Imana yawe n'ubundi zizakunesheshereza ibyo ngibyo urimo uyu munsi. Haleluya. Ntutinye, ibuka aho Imana yagukuye, wibuke intambara yakurwaniriye. Uyu munsi nabwo uranesha, kuko urakomera. Kubyibuka ibyo Imana yakoze biduha inkomezi, bikaduha n'imbaraga zo kunesha. Haleluya. Uko niko Dawidi yanesheje Goliyati, kuko yibutse Imana yabanye nawe. Haravuga ati unteranye icumu n'uducumu, ariko ngiye ngutiye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Ati uyu munsi Uwiteka arakungabiza nguce igihanga, inyama zawe ndazigaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu gasi, bamenye abangose iri teraniro rimenye yuko Uwiteka adakirisha icumu, adakirisha intwaro zikomeye, ahubwo intambara ari Uwiteka, ari we uyirwana. Kandi Uwiteka yarayirwanye, akoresha Dawidi. Kwizera kwa Dawidi, kumenya imbaraga z'Imana yabonye, bituma Dawidi anesha urugamba. Ngo yafashe akabuye gusa. Uriya Mufilisitiya yari afite intwaro nyinshi ziteye ubwoba zikomeye, yewe afite n'abazimutwaje. Ariko Dawidi kubera kwizera Imana, ngo yari afite imvumba ye harimo amabuye, ngo akuramo akabuye, ngo arakazunguza arakarekera, pap, agakubita wa Mufilisitiya, ngo gakubita mu gahanga ke, mu ruhanga rwe. Umufilisitiya agwa hasi yubamye. Uko niko Dawidi yishe Umufilisitiya akoresheje ibuye rimwe. Imana ikorera mu ibuye rimwe, Umufilisitiya arapfa. Haleluya. Ibyo bigusuzugura, ibyo bigeragezo, Uwiteka Imana abashije kubikura akoresheje imbaraga ziri muri wowe mu mwanya wo guhumbya no guhumbura. Urabishoboye. Kandi kubera Imana iri muri wowe, kuko ntabwo ari imbaraga zacu, si kubw'imbaraga, ariko Uwiteka uri muri twebwe arashoboye. Komera rero, uraza gushobora ibyo abandi bananiwe, kuko Imana yawe irashoboye n'inyembaraga. Witinya, wivuga ngo runaka yarabinaniwe na runaka, hoya, wowe ntabwo usanzwe, kuko Imana yawe irakomeye, uraza kubishobora. Iturize, wizera Imana ko nta kizakunanira, kuko Imana yacu irashoboye. Umwami Imana aguha umugisha, akira imbaraga zo kunesha ibyananiye abandi. Wowe Imana iraza gukorera iby'ubutwari muri wowe, uranesha. Imana ibaha umugisha, bakunzi ba Anaweza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Urakoze Mwami Imana,
kubwira ijambo ry'ubuhanuzi. Urakoze ko twebwe tugiye kunesha ibyananiye abandi kubera wowe uri muri twebwe. Abakunzi ba Naweza bagiye kunesha, bagiye gushobora ibyo abandi bananiwe kubera yuko uri mu ruhande rwabo, kubera yuko ugiye kubashyigikira, ugiye kubanesheshereza. Urakoze kubw'ubutsinzi Imana, urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, kubw'ubuhamya bushya tugiye kubona. Kubera ko utanze imbaraga, wibukije abana bawe ko bari mu butwari, barimo imbaraga, barimo ubushobozi bwo gukora iby'ubutwari, kuko uwakwemeye wese yahawe imbaraga. Urakoze rero bashyigikire mu byo bacamo, byo bahura nabyo, kandi Mwami Imana tuzagushima, tuzavuga imbaraga zawe, tuzavuga gukomera kwawe. Ndabizi ko nyuma y'iri jambo hari benshi bazatanga amashimwe kubera yuko bagiye kunesha ibyababuzaga amahoro. Urakoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bagirire neza, ubiteho, barengere muri byose. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe. Urakoze Mwami Imana kutugiriye neza. Watangiranye natwe none ushajanye natwe Mwami. Icyubahiro ni cyawe. Ugize neza Mwami Imana. Izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom.